Guca iza bugufi, kwitwikira ijoro, gukocora n'ibindi bivugwa igihe umusore yabanye n'umukobwa mu ibanga nta muhango n'umwe ubaye wabo mu mategeko cyangwa umuco. Ibi si umwihariko w'agace runaka kuko mu Rwanda hose bikorwa. Icyakora impamvu zabyo zigenda zihinduka bitewe n'imibereho y'abatuye agace kanaka. Ni abasore bangaho uzi bakocoye ugereranije? Bakocoye nanjye ndimwo sinakubeshya sibyo. Nawe warakocoye? Nanjye ndimwe namutwaye ijoro, ariko nyine njyewe ikibazo cyo gukwa nzakirangiza vuba bitatinze. Uyu mugabo numwe mu baheruka gukocora aha mu murenge wa Bweyeye ni mu karere ka Rusizi. Yemeza ko nta mahano yakoze kuko hango bisanzwe cyane cyane mu basore kandi bose bahuriza ku mpamvu z'ubukene. Gukocora nyine ni kwa kundi umuntu aba yabuze ingufu zo kugira ngo abe yakora ubwo bukwe agahita nyine agenda ijoro. Kwa kundi ko bukene twarabipanze, mbona mariage yazansaba amafaranga menshi, mpitamo nyine kumutwara n'injoro nyine. Impamvu y'ubukene muri aka gace ni y'abasore bose bavuga ituma bakocora, ariko bagasa n'abatunga agatoki ababyeyi, aho ngusanga ufite inkwano nke ababyeyi bazanga bigatuma hafatwa undi mwanzuro. Iyo bagusabye ibyo udafite ubereka impamvu batayemera, ntacyo ushaka indi nzira. Nasezerana tukisengera kabisa. Ubusanzwe mu muco bivugwa ko umugabo udakoye ahabwa agaciro gake kwa sebukwe cyangwa ubwe bikamutera ipfunwe, ariko kuri aba ngo siko bimeze. Uyu umuntu wakocoye nayo ugenda nko mu muhanda wumva nta soni ufite? Nta soni da, uwo mubanye nta kibazo afite, ubwo isoni wazikura hehe? None si uhuye nka se cyangwa se mama we bigenda gute? Hari igihe rero n'ababyeyi babyigaho bagasanga ibyo mwakoze nibwo bushobozi bwanyu mwari mufite. Ugasanga nyine nta n'isoni biteye. Iyo iwabo umukobwa nta kibazo bagize, n'iwabo umuhungu ntagire ikibazo, ndibaza nta kibazo kirekire kibamo. Umukobwa umwe wemeye kugira icyo avuga kuri iyi ngingo ntiyakanye cyangwa se ngo yemere ko yakocorwa, ariko nawe avuga ko byaturuka ku bwumvikane n'umusore bagiye kubana. Yavana n'ubushobozi afite cyangwa ubwo mfite. Icyakora nubwo abasore bataka ubukene, uyu mukobwa we bigaragara ko akiri muto abashinja uruhare muri ubwo bukene bavuga. Nabo babigiramo uruhare. Urugero, ntago bita ku kazi baba bafite ngo bakore ngo biteze imbere. Aba basore bacyumva ibi bashinjwa babihakanye, ahubwo bavuga ko agace batuyemo kagira uruhare mu gutuma bakocora. Ikibitera n'ubushomeri, kubera ko nko muri umurenge wa Bweyeye uri kure kugira ngo duhure n'indi mirenge cyangwa n'izindi ntara cyangwa uturere dushobora kuduhuza. Nubwo bigoye kwemeza ko gukocora byazacika cyangwa se uyu muco ukavaho, aba twaganiriye bavuga ko iterambere rimaze kugera aha Bweyeye ngo rishobora gutuma basezera ubukene, bikanajyana no kuva ku muco wo gukocora, dore ko n'ababikoze usanga bishobora kubakururira ingaruka zibasira abana mu buryo butemewe n'amategeko muri rusange. Ufite imbogamizi twari dufite nuko mu Bweyeye ni umurenge uri inyuma, byo biraboneka, ariko nta mikorere yari ihari, ariko ubu turi kugera ku iterambere. Kuva twabonye umuriro ubu mundi mwaka uri imbere urasanga ibintu ari hatari. Urajya usanga buri muntu wese afite amafaranga kubera ko tuzihangira imirimo bitewe n'ibyo nyakubahwa perezida ari kudukoresha. Inama nge nabagira nuko urukundo nimba aba yakunze umuntu ari ku giti cye ntawamuhase, aho kugira ngo bibe amutera inda mushyire ku karubanda, yamutwara akarikocora nyine akamutwara ntaribi. Vincent Niyibizi, Royal TV.